Mm. Padi, Karame. mu minsi yashize mbonye nko mu myaka yashize, eh, ariko hari umuntu unyandikiye nari ndangaye yaranyandikiye ngo yatubuze, ashobora kuba atazi linki aho cano turi gukorera, aho turi gukorera ku ibanga ry'ukwemera, kanya ndahita muha linki, yaranyandikiye kuri WhatsApp. Nari Mhm. ngize nti twagiye dukora ibiganiro bitandukanye, twakoze ibiganiro 35 narabibaze padi ku ngingo zitandukanye z'ukwemera kwacu nyine nk'abakristo gatolika, ndetse yenda n'ama insida yari yagiye agenda ba. Ariko muri ino minsi maze iminsi ngenda ndeba ku macano atandukanye, hari niba ku kantu twarakibagiwe, niba abantu batarakumvise neza, akantu kajyanye n'umukiro, umukiro Yezu yatuzaniye. Hari ishene nabonye umuntu w'umusaseridoti agira ati umukiro ugenewe bose. Umukiro ugenewe bose, akavuga yabashyize no mu byiciro bine, ahera ku bakatolike, akurikizaho abigishwa, akurikizaho n'abandi abatemera Yezu ariko bemera Imana, akurikizaho n'abandi batemera Imana, gutyo nyine agenda bidetaya, gutyo tukaza gusanga haraza kuzamo n'abatinganyi n'abandi banyabyaha bose nyine muri rusange. None undi muntu nawe akora reaction kuri icyo kiganiro avuga ngo hoya, uriya mupadiri yabeshye, uriya mupadiri yabeshye ngo Yezu yaravuze ngo abazanyemera bonyine nibo bazakira. Ubwo rero nagiraga ngo nyine udufashe gukuraho urujijo, tumenye umukiro nyine Yezu yazanye ni uw'abamwemeye gusa, cyangwa n'abatamwemera nabo bazakizwa. Ah, Mm, ni icyo ya tubazo. ntago nabashije kumva wenda icyo kiganiro cyangwa ibyo biganiro, Mm, ariko ndavuga ukwemera kwa Kiliziya Gatolika mm, kandi kurasubiza wenda ibyo bibazo. Iyo mba narabyumvise wenda nari guheraho, ariko mm, Yezu Kristo kubera ari Imana rwose n'umuntu rwose, mm, ni umukiza w'abantu bose. yego. Iryo ni ihame. Mm, Wenda umuntu akambaza ati se birihe muri Bibiliya? mm, Yewe ntabwo nahavuga ngo mparangize, kuko Bibiliya yose mm, ivuga Yezu Kristo, kuko Yezu Kristo niwe jambo w'Imana, niwe mm, jambo ry'Imana. Na buriya isezerano rya kera ryavugaga Yezu Kristo kandi rigategura Yezu Kristo we jambo w'Imana. Iyo tubisomye muri Yohane, mu ivanjiri ya Yohane umutwe wa mbere umurongo wa 14, ngo nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe. ah, Ayo magambo arakomeye. Hatangira aho kwa Yohani havuga ngo mu ntangiriro jambo yariho, kandi jambo yabanaga n'Imana, kandi jambo akaba Imana. mm, Ariko iyo bavuze mu ntangiriro ntibivuga igihe ikintu cyatangiye, bishatse kuvuga ngo mu ntangiriro izira intangiriro ikazira iherezo. Mbese ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ni ukuvuga ngo igihe cyose. Mu kigereki ni ukuvuga ngo enarihe, abakoresha bibiliya y'ikigereki. mm, Mm. Mu ntangiriro izira intangiriro ni ukuvuga ngo igihe cyose jambo yariho, kandi jambo yabanaga n'Imana, kandi jambo akaba Imana. Ni mm, urumuri rukomoka ku rumuri, ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri, ngo abamwemeye bifitemo ubugingo kandi ntibabikesha kuvuka ku bw'umuntu. Abazamwemera ntabwo bazabikesha kuvuka ku bw'umuntu, ku bw'umubiri n'amaraso, ahubwo bazabikesha kuvuka ku bushake bw'Imana. Iyo ni batisimu. mm, Nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe. Wa jambo wahozeho abana n'Imana, ari Imana, igihe cyarageze yigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya, afata kamere isa n'iyacu, nta na kimwe twitandukanyijeho keretse icyaha. Maze abakeneye umukiro abamenyesha inkuru nziza y'umukiro. Kandi iyo usomye kwa Yohana bavuga ngo nta n'umwe wari warigeze abona Imana, n'umwe, nta mm, n'umwe wari warigeze abona Imana. Hari uwavuga ngo ngo Musa ntiyayibonye. No, yumvaga ijwi kandi baramubwira ati pfuka mu maso, aho ugeze ni ahatagatifu.
ngo akagira ngo ashishoze arebe ko yayibona mu bitugu, mu mugongo. Ngo ntawigeze ubona Imana n'umwe, umwana w'ikinege uba muri se niwe wayitumenyesheje. Ubwo nakubwira imirongo myinshi, wagera muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 25 kugera kwa 30. Handi Yesu yavuze ngo dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abaciro. Ahagera akavuga ati ntawe uzi data keretse mwana, mwana ni Yesu Kristo, nta n'uwamenya mwana keretse data, umenya data n'uwo mwana bihishuriye, mbese n'ubifashijwemo na Yesu. Umenya Imana data n'ubifashijwemo na Yesu umwana w'Imana. Iyo ni ijambo ry'Imana. Tugakomeza kwa Yohana umutwe wa 17 ngo ubugingo bw'iteka nuko bakumenya wowe Mana y'ukuri, bakamenya uwo watumye Yesu Kristo. Ni Yohana 17 umurongo wa 3. Tugakomeza aho Yohana umutwe wa 16 agira hati, Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 10, naje kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Havuze imirongo myinshi kugira ngo tutarambira abantu. Yesu Kristo ni umukiza w'abantu bose. Ntago abantu babanje kuba abakatolike ngo abone kubakiza. Ko kantu mugakurikire karakomeye. Ntago abantu babanje kuba abapantekote, abaprotestani, abasilamu n'abandi ngo abone kubakiza. Oya, Yesu Kristo ni umukiza w'abantu bose. Umukiro n'abatamwemera. Iyo mvuze abantu bose bwo bivuga iki? Yesu ni n'abari mu nteko y'abantu bose. Iyo mvuze ngo Yesu Kristo, ntabwo ari njye ndimo kubivuga, mbanze kubabwira aho biri muri Bibiliya henshi. Yesu Kristo ni umukiza w'abantu bose. Mu yandi magambo, mu rupfu n'izuka bye umukiro waratanzwe. Mu rupfu n'izuka bya Yesu Kristo umukiro waratanzwe ku bantu bose. Abantu bose ngiye kuvuga bande. Umukiro waratanzwe. Twarakomorewe muri Yesu Kristo, ari abariho mbere yuko yigira umuntu, ari abariho mu gihe cye, ari n'abazabaho na nyuma n'abazavuka nyuma. Umukiro waratanzwe kuri bose. Igisigaye ni iki? Ni uko buri wese wamukira wakira akawugira uwe. None ako kantu karakomeye kugira ngo bamwe badafata by'igicagate byo nimo kuvuga, bakuvuga ngo ukuva umukiro waratanzwe noneho ngubwo byararangiye umuntu adamarara. Oya, reka mbaho urugero. Ngiye kubaha urugero ariko rukennye, kuko ndimo kuvuga mbese ijambo ry'Imana ariko nkarivuga mu magambo ya kimuntu. Ni nk'uko abantu baba bararihiwe abonoma, ifatabuguzi, wenda mu koga muri pisine mu cyuzi runaka. Hakaza umukire akavuga ati mwese abo muri aka gace, mwese murarihiwe, mushaka kugenda mu koga muri iriya pisine, muri kiriya cyuzi, mukiyuhagira hashyushye, mukishima, nta yindi tike. Abatuye hano mwese n'abatari bavuka n'abazavuka ejo n'abandi mbarihiye imyaka wenda 20. Uzajya uvuka wese azaba yemereye koga yo ku buntu. Ku buntu byararishywe. Ariko ntabwo wabirishye azaza ngo agufate ku ngufu guture mu mazi. Aze akubaha amaguru n'amaboko ati kuki nakuririhiye kuki utagiyemo. Yesu Kristo yapfiriye bose. Niyo mpamvu tugomba no kwitondera amashusho matagatifu tugira. Hari abagira amashusho y'umusaraba Yesu Kristo, aho kugira ngo amaboko abambye ku musaraba akaba afungiye hejuru gutya nk'umusaraba gutya. Ntabwo ari ibyo. Baba bagaragaza ko Yesu Kristo yapfiriye abantu bamwe bakeye. No, Yesu Kristo biranditswe yarambuye amaboko ku musaraba. Mwibabara rye kurambura amaboko kugira ngo ahobere isi yose, abantu bose, ari abariho mbere, ari abariho mu gihe cye, ari n'abazabaho nyuma, bose abahobere kandi bakwire mu mutima we mutagatifu. Nibyo Yesu yavuze ngo
mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Iryo si ijambo ry'Imana koko? rwose. Mu nzu ya data ntabwo yavuze ngo mu nzu ya data ngo ni hakeya, ngo hari imyanya mikeya. Oya, yewe yaranavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe mwese. Aya magambo arakomeye, kuko hari igihe dusoma Bibiliya macuri ntitwumve aho Yezu akomatanya ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Biri muri Matayo 11:25 kugera kuri 30. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo ndiyizeye, nimundebereho, kuko ngiye mfite umutima utuje kandi woroshye. Kandi koko padi, igihe Yezu yaziye, iby'abakatolike nta byabagaho, n'iby'abaporoso n'abadive n'abayehova ntabwo byabagaho. Abo ngabo rero amadini, ngiye kuvuga kiliziya kuko niyo ndeba. Urupfu n'izuka bya Nyagasani. Twibuke ko hari ikiganiro twagize kirambuye kuri kiliziya. Kiliziya ngiye kubivuga mu Gifaransa. L'église a été conçue par le Père dans l'Ancien Testament. Elle est née par Jésus-Christ. Elle s'est manifestée par l'Esprit Saint. Ngiye kugenekereza mu Kinyarwanda. Kiliziya yasamwe na Data Umuremyi. Mu Isezerano rya Kera mwibuke aho Uhoraho yagiye atora umuryango abumbabumbira abantu hamwe buhoro kugira ngo agende abategura azabageze ku mukiro wuzuye. Nicyo nise conception. Ntabwo Uhoraho yahise atora abantu bose icyarimwe, yahereye ku bantu bake kugira ngo nibagenda batora ibye buhoro azagere no ku bandi bose. Kiliziya rero yasamwe na Data Umuremyi, n'Imana Data Umuremyi mu kiragano cya kera. Uwasamwe ariko agera igihe cyo kuvuka, ivuka neza ku mugaragaro mu gihe cya Yezu Kristo mu rupfu n'izuka bye. Nayo mpamvu ibyo ndimo kubivuga biri mu Banyefeso umutwe wa 5 mu murongo wa 21 kugera kuri 33. Uko Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu, Eva nk'umugore, Adamu nk'umugabo, niko Kiliziya umugeni wa Kristo yavuye mu rubavu rwa Kristo umukwe, igihe bamutiguye icumu ku musaraba hakavamo mu rubavu rwe amaraso n'amazi. Amazi agashushanya amasakaramentu adusukura. Amazi mwibuke batisimu, mwibuke penetensiya, gusigwa kw'abarwayi amasakaramentu adusukura. Ayo ni amazi. Naho amaraso agashushanya ari amasakaramentu adutunga. Hari ugusukurwa ariko hari no gutungwa. Mwibuke Ukarisitiya, nkuko amasakaramentu yo gukomezwa, amasakaramentu atuma dukura mu kwemera kandi tukabaho neza. Kiliziya rero yavutse mu gihe cya Yezu Kristo mu rupfu n'izuka bye, noneho ijya ku mugaragaro nk'uko umwana ahaguruka akajya ku mugaragaro agatangira agakora, akagira uruhare mu turimo two mu rugo. Ijya ku mugaragaro guhera kuri Pentecoste. Mwibuke ko kuri Pentecoste intumwa aho zari zifungiranye kubera gutinya Abayahudi. Yezu abahari umutagatifu. Aho ngaho nakubazaho akabazo. Mu minsi yashize hari umuntu w'umupadiri wanyandikiye, arambwira ni umworthodox. Ndanamusura, hari n'ikiganiro twakoranye, anyereka n'uburyo basenga, nanganiza no ku mateka aho aborthodoxe batandukaniye na Eglise Catholique Romaine. Noneho hari n'ikindi kiganiro nigeze nkorana na Padiri Fabian Hagenimana, ambwira amadini ngo amareligion ngo ane akomeye ku isi: Christianisme, Islam, avuga na Buddhisme na za Hinduisme gutyo na Judaisme n'eshanu. Noneho ubwo tugarutse kuri Kiliziya, nyine Kiliziya yabaye conçue par le Père dans l'Ancien Testament, ikavuka igihe Yezu mu rubabare n'urupfu n'izuka bya Kristo, ikagaragara kuri Pentecoste. Iyo Kiliziya ni iyihe? Urumva ni iyihe? Ariko ako ngako nkosore gato, ntabwo ari ikagaragara, ikajya
ku mugaragaro guhera kuri Pentekoste, kuko twagira ngo yagaragaye kuri Pentekoste biguma aho ngaho. ikajya ku mugaragaro, yego. Mwibuke icyo bita l'expansion missionnaire, kwamamaza inkuru nziza. Ah, Ntabwo babanje gukora inama ngo rero ngo uriya arajya hariya, Filipo arajya hariya, Bartolomeo arajya hariya. Oya, bahoreho umutagatifu, baratangira bajya kwamamaza, baratotezwa uko bakwira imishwaro hirya no hino, akagenda ajyanye ivanjiri. Komeza ubaze ikibazo cyawe. ni ukuvuga iyo kiri, urumva hari eglise catholique romaine, eglise catholique orthodoxe. Mm. icyo gihe icyo gihe Iyo kiliziya mvuga ni iyi. hari n'izindi. Donc uwo mupadiri w'umworthodoxe yarambwiye ngo ziriya ntumwa za Yezu ngo buri yose yagiye irema kiliziya, ngo imwe ngo Antiokiya, iyindi Yerusalemu, iyindi iyi Roma rero ngo niyo yaje kugira imbaraga, ngo kubera ko n'ubundi ngo ubuyobozi politike bw'i Roma bwari bufite imbaraga, akaba ariyo yanakwiriye ku isi hose, ikogera ku isi hose, ngo kubera imbaraga za politike. Ni ukuvuga iyo uri kutubwira Yezu nyine data, Imana data yatwise mu isezerano rya kera, ikavuka mu gihe cy'urupfu n'izuka bya Yezu, ikajya ku mugaragaro kuri Pentekoste. Ni iyi aho naho abantu ntabwo bajya bahumva kimwe. Iyo kiliziya ni iyi. Ni kiliziya irangwa, ntabwo ndavuga ngo izina, ndagenda mbabwira ibiyiranga, ariko twigeze kugira ikiganiro cyiza aho ngaho. Ibiranga kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo, aho uzabona l'unité, la sainteté, la catholicité, la apostolité, ibyo bintu bine aho uzabibona, uzavuga uti iyi niyo kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo. Mbivuze mu izo ndimi z'amahanga, mu Kinyarwanda, aho uzabona ubumwe, l'unité, ntabwo ari unicité, byaba ari singleton, byaba ari akantu kamwe, ubwo yaba ari paruwasi imwe ku isi. Aho uzabona ubumwe, aho uzabona ubutagatifu, aho uzabona uruhererekane rw'intumwa, l'unité, la sainteté, ndetse no kogera ku isi hose, la catholicité. Ibintu bine. Iyo niyo kiliziya ya Yezu Kristo, ku buryo tutiriwe tuvuga ngo ni iyi, tutiriwe tuvuga ngo izina ni iriya. Twabisomye aho biri muri Matayo 16, Matayo 18, Yohana umutwe wa 17. Yewe twabonye n'uburyo Imana ari katolike, kereka ugarureho nk'ibyo biganiro, uburyo Imana ari katolike. Kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo, tutiriwe tuvuga ngo ese ni gatolika romaine, ni iyi. Ni kiliziya uzabona irangwa n'ubumwe. Ubumwe utabanje kuburebera mu bakristo gutya, ahubwo aho bavuga Imana imwe, Yezu Kristo umwe, Nyagasani umwe, batisima imwe, ukwemera kumwe. Amagambo ya Saint Paul yarayavuze cyane. Aho ngaho niho uzavuga ese hari ubumwe, hari ubumwe, bavuga Imana imwe. Ndetse wajya no mu bintu bifatika ukabona ikimenyetso umwe episkopi umwe, padiri mukuru umwe, niba ari umukuru wa santarari umwe, abandi bakaba bamwungirije, ariko hose hakaba hari ikimenyetso cy'ubumwe. Ubwo mvuze ubumwe, navuze naho biri muri Bibiliya, uwashaka yazabisoma muri Yohana umutwe wa 12. Ubumwe ariko icyo ndavuga cyose ndajya mpera ku Mana, noneho nerekana uburyo iby'Imana bigaragarira no mu bantu mu mukiro wabo. Navuze nti ubumwe rimwe, iyo rimwe ninyirebe hehe? Imana imwe. Imana imwe, Yezu Kristo umwe, Nyagasani umwe, kandi ukwemera kumwe. Niyo usomye muri Mariko umutwe wa 3, usanga avuga ati abo ngabo yatoye akabavuga, ariko kandi akavuga umukuru muri bo. Mwibuke Petero na Yohani birukanka bajya kumva igihe Mariya Magdalena yarababwiye ko Yezu yazutse. Abakurikira ibi biganiro muzi ko Yohani yarushije amaguru Petero, agera kumva bwa mbere atanga Petero, ariko agezeyo ntago Yohani yinjiye. Oya, yategereje umwe umukuru. Ubundi
yagombye kwinjiramo mbere ati nanjye nivumburire, aba ari njye utangaza inkuru ya mbere. Muraza nk'abanyamakuru, inkuru ya mbere ishyushye uyitangaje bwa mbere abona viyuzi, abona imare, arahitinga. Nyamara Yohani yagezeyo bwa mbere ategereza umukuru umwe, Petero. Petero ahageze byagenze gute? Petero yarinjiye. Petero niwe winjiye, zitukwamo nkuru. Petero niwe winjiye, maze wa wundi wari usigaye inyuma hejuru, Yohani ngo aremera. Wagira ngo Petero ntiyemeye. Biratangaje, ivanjiri ya Kristo iratangaje. Hinjiye Petero, aha akamenyetso Yohana ati ni muzima sha. Yohana aremera. Ati koko byari byaranditswe. Mwibuka na Yohani umutwe wa 6, igihe Yezu Kristo yabazaga bati namwe se murashaka kwigendera? Namwe murashaka kwigendera? Hasubije nde? Umwe, Petero. Ati twasanga nde wundi ko ari we ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Ntabwo bavugiye rimwe ngo babwejagure. Bategereje umwe, umukuru muri bo aravuga. Mwibuke n'igihe hari havutse ikibazo mu gihe cya Pawulo, bibaza bati ese uzakizwa n'uwuhe? N'uwigenyesheje, byo twita kwisiramuza, n'uwigenyesheje cyangwa uwabatijwe? Murazi ko Pawulo intumwa yarahambiriye ajya kureba intumwa zikurewe na Petero, ajya kubaza icyo kibazo i Yerusalemu. Haba inama nkuru ya mbere ya kiliziya yitwa konsile. Iba bwa mbere kwiga ninde ukwiye umukiro, n'uwisiramuje, n'uwikebesheje cyangwa n'uwabatijwe. Ntabwo Pawulo yafashe icyemezo, ahubwo yagiye kureba inde? Petero. Imana imwe, umushumba umwe, bitewe na buri rwego. Uracyavuga akantu k'ubumwe. Noneho dukomeze. Igihe bajyaga Kayisariya, bari bageze Kayisariya Filipo, Yezu akabaza ati rubanda bavuga ko ndinde? Bagatanga ibitekerezo binyuranye. Aho ho rwose rubanda bavuga ko ndinde, ibivugwa hanze ni ibi, buri wese abona ijambo. Ariko ageze ku kibazo nyamukuru ati mwebwe se, mwebwe mwankurikiye, mwe natoye, muvuga ko ndinde. Havuze nde? Ni Petero. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ntabwo uri umwana w'Imana nzimu yapfuye, no, uri Imana iriho, Imana nzima. Nibwo Yezu amubwira ati Petero rwose ntabwo icyo gisubizo gihawe n'umubiri n'amaraso, ahubwo gihawe na Data uri mu ijuru. Ni Data ukikongoreye. Ubu rero uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Ntabwo yavuze ngo nzubakaho kiliziya zanjye. Nta nubwo yigeze avuga ngo uri intare nk'ibibuye byinshi. Uru rutare Petero, uru rutare rumwe, urutare rumwe, urutare rumwe. Padi, sorry gatoyaho, urumva kora kurongera nk'uri ibiganiro byinshi yari nako nzi ko nzakakubaza mu kiganiro twageranye n'uwo mupadiri w'umworthodoxe, yanyumvishije ukuntu iyo verse ngo bakoze translation nabi, ngo Yezu ntabwo yarivuze ko ngo Petero ari we rutare, ngo Yezu ngo ni we rutare. Hari n'undi murokorere tumaze iminsi tuganira nawe avuga ko ngo za ndirimbo turimo ngo ni rutare rwanjye, ngo kuki atari Petero tuba tuvuga, cyangwa Nyagasani wenyine ngo ni we rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Rero ngo urutare ngo ni Yezu wivugaga, ngo ntago ngo kiliziya ngo kubera ko yubatse kuri Yezu ngo niwe wivugaga, ntabwo ari Petero yavugaga. Aho twarahaburanye cyane. Kadukomeze. Biranditse muri Bibiliya mu mwimerere mu kigereki. Petero uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Ntabwo ari kiliziya ya Petero, ni kiliziya ya Yezu Kristo. Ariko iyo ugiye muri Zaburi, ubwo tugiye muri Zaburi naho kugira ngo usubize urutare, usanga bavuga uhoraho niwe rutare rwanjye. Uhoraho niwe rutare rwanjye, niwe munani wanjye, niwe gakiza kanjye. Kandi Yezu Kristo niwe ugaragaza, niwe uduhishurira Imana Data byuzuye. Nta contradiction irimo, nta kuvuguruzanya birimo. Kubera iki? Kubera ko Nyagasani niwe zuba rirashe waje kudusura. Niwe zuba rirashe waje kudusura. Kiliziya ikaba nk'ukwezi gukomora urumuri kuri rya zuba rirashe. Mu yandi magambo, ukwezi nk'abazi geography
ukwezi ubwako ntikumurika, ubwako ntikumurika, ubwako ntikwaka ukwezi, ahubwo kumurika gukomoye urumuri kuri ku izuba. Na kiliziya rumuri rw'amahanga, kiliziya rumuri rw'amahanga, rumene gentiyo, kiliziya rumuri rw'amahanga ubwayo ntago yakwigiramo urumuri itarukuye kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo niwe rutare, ariko agaha urumuri kiliziya, na kiliziya ikaba urutare, ikaba isakaramento ry'umukiro. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane cyerekana ko kiliziya ntiyabaho idafite Yezu Kristo. Mu yandi magambo, kiliziya ni Yezu Kristo utambuka mu buzima bw'abemera ku isi. Ngiyo definisiyo. Kristo ni umutwe. Mutagatifu Agusitini niwe uvuga ngo Kristo wose kandi Kristo wese. Ndimo kuvuga teoloji ihanitse, ariko tuyisanga muri Yohani umutwe wa 15, aho Kristo yavuga ngo ndi umuzabibu, mwebwe mukaba amashami, data akaba umuhinzi. Ngo ishami ryose riterera imbuto muri nge bararitema. Aho se muhazi hari muri Yohana umutwe wa 15. Mu yandi magambo, Kristo ni umutwe, kiliziya ikaba lokor, igihimba, abemera tukaba ingingo z'iyo kiliziya. Ndetse na Pawulo abisubiramo mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, ndumva umutwe wa 12 na 13, aho avuga ingingo z'umubiri. Bo nubwo turi benshi, turi ingingo nyinshi, ariko tugize umubiri umwe. Kristo abereye umutwe. Muzanabisome no mu Banyakolosi umutwe wa 2. Mu Banyakolosi umutwe wa 2, ana mpamvu turaza kuhasomaho tuvuga abitandukanyije n'umutwe ariwo Kristo, bakagenda atari ingingo nk'ingingo zahagutse. Garutse kuri ngo nizera ko nasubije ako ngako, kiliziya se ni urutare. Kiliziya ni urutare, ariko atari uko yakwigira mu bukomere idafite Kristo. Ni urutare kubera ikomora gukomera kwayo kuri Kristo urumuri. Nk'uko kwezi gukomora urumuri ku zuba. Urumuri ku izuba. Uririmbye ati kiliziya rutare rwanjye ntago aba yibeshye, igihe azi neza ko kiliziya urumuri tumurikisha irukomora kuri Kristo. Uvuze ati Kristo uru rutare rwanjye ntago aba yibeshye, aba bivuze neza nawe, kuko abazi ko Kristo ari urutare rwacu, ari we udukomeza, ariko akadukomereza hehe? Muri kiliziya no kubwa kiliziya. Nari ndimo kuvuga bya bintu bine biranga kiliziya, nari nasobanuye icy'ubumwe. Ngiye noneho icy'ubutagatifu. Ntagatifu imwe, ntagatifu ndajya burya mvuga ku Mana ngaruke ku bantu, kuko ntago wavuga Imana utavuze abantu, kuko iduha umukiro. Kiliziya ni ntagatifu. Mwibuke Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48, mu b'intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Kandi waba intungane gute utatunganyijwe, utatagatifujwe? Niyo mpamvu kiliziya yitwa ntagatifu, kubera ko itagatifuza abantu kuva bari mu nda ya nyina. Ku kantu mukumve, kiliziya itagatifuza abantu kuva bakiri mu nda ya nyina kugera bapfuye, aho ibashyikiriza Nyagasani ubuziraherezo igihe bamutunganiye. Ushobora kumbaza uti mwese kiliziya yatagatifuza gute umuntu uri mu nda ya nyina? Twigeze kubivuga. Mwese kiliziya ntisabira ababyeyi batwite, kiliziya niyo umugisha ababyeyi batwite. Maze na Bikira Mariya yasuye Elizabeti, maze abana bombi baraganira batari bavuka. Ibyo se ntibyanditswe muri Luka umutwe wa 1. Niyo mpamvu kiliziya iha umugisha ababyeyi batwite, maze wa wundi batwaye mu nda yavuka, kiliziya ikanamubatiza. Mu yandi magambo, nta etape y'ubuzima bwa muntu kiliziya ihezwamo, kereka umwana nyagucibwa, kereka wa wundi ushaka kwiheza gusa. Amagambo arakomeye. Nta etape. Niyo mpamvu kiliziya ari expert en humanité. Kiliziya ni umuhanga w'ikirenga mu buntu no mu bumuntu. Nta n'umuntu n'umwe mu cyiciro cyose yanyuramo
wabura kiliziya abishaka, kereka yibujije. Umwana urusoro mu nda ya nyina, kiliziya izamugeraho, isabire umubyeyi, imuhe umugisha, ihuza abashakanye, ibungabunga ingo, imiryango n'ubuzima bwabo. Ukambwira uti none se navuka kiliziya izakora iki? Izamubatiza. Uko avutse ku mubiri na kiliziya imuvukishe mu mana. Ababyeyi igihe bavuga ati bibero, amashereka, ibimutunga, mituweli do sante, na kiliziya imutungisha isengesho, ijambo ry'Imana, no kugeza igihe azahererwa ukarisitiya akomereza, ahabwa ifunguro ry'abana b'Imana, ifunguro ry'abavutse mu mana. Igihe wa muntu wavutse yazaba akora nawe agira uturimo, atashye udukwe, azana utuzi, kiliziya nayo izamuha isakaramentu ryo gukomezwa. Ugukomezwa ni isakaramentu ry'ubutumwa ryerekana ko ari ingirakamaro, ko afite icyo akora muri kiliziya, kandi icyo akora ko gihabwa agaciro igihe amurikiwe n'ukwemera, kwizera n'urukundo. Mbese kiliziya ntirera ibuye, irera abakura, irera abakomezwa. Ariko nanone turi abantu, hari igihe wa muntu azadandabirana akagwa, akarwara malariya, akarwara indi ndwara, kiliziya no mu burwayi bwe izahagoboka, ntizahatangwa kubw'isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, kugira ngo uko umuntu arwazwa n'umurusha agatege ntiwamusindagiza, na kiliziya ikurwaze igushyikiriza Yezu Kristo, we watsinze urupfu n'izuka, watsinze urupfu akazuka, aba ari we ugushyigikira agusindagiza. Nanone nucumura gato, ugacumura ugakosa, igihe polisi yazana amategeko, amapingu n'ibindi no kugufungana n'urukiko n'ubucamanza, kiliziya nayo izahageza isakaramentu rya penetensiya. Waba uri mu cyaha kiliziya izakugera, kereka n'utayumvira. Waba uri mu burwayi kiliziya izakugera. Nushaka kurumbuka noneho no kugaba amashami, ukagira imiryango, ukagura imiryango, kiliziya izakugeraho kubw'isakaramentu rya mariage, gushyingirwa ndetse n'ubusaserdoti. Uzavuga uti mu busaza se kiliziya izahagera? Yego, kubw'isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, kandi guhe isakaramentu ry'abari mu rugendo, ifunguro ry'abari mu rugendo, ukarisitiya ntagatifu. Nunapfa kiliziya ntizakwabandona ngo umuntu aribwe n'inkongoro, reka da. Kiliziya izavuga ati uyu mubiri upfuye ni umubiri wahawe Kristo, ni umubiri wakiriye umubiri wa Kristo, ni umubiri wabatijwe, ugiye gushyingurwa mu gihe hategerejwe izuka, bagushyingure mu cyubahiro kandi gikwiye umukristo n'isengesho ryabugenewe. Twabonye muri Bibiliya henshi cyane ko ari itegeko no gusabira abapfu, twarabibonye. Yewe harimo n'abageragaho bababatirizwaga, avuga ati abapfuye bakurwe ku ngoyi z'utwo batigoroyeho n'Imana bagere mu ijuru. Kereka wadusubiza inyuma, ariko basubiye inyuma mu biganiro byinshi twakoze, twerekanye imirongo myinshi ya Bibiliya aho biri, ndetse uburyo ari n'igikorwa cy'urukundo gusabira bitabye Imana, kutabasabira ahubwo bikaba ari ubugugu no kwikunda. Twarabibonye. Ubwo nasobanuraga uburyo kiliziya ari imwe ntagatifu, ntagatifuza, ubwo navuga ku masakaramentu. Kiliziya nanone ni katolike. Katolike ni ukuvuga ngo yogeye ku isi hose. Katolike bivuga ibintu bibiri. Bivuga katolike, ikintu gifite umurongo usobanutse kandi kigenewe bose. Iyo tuvuze no mu Gifaransa ngo ibyo ukoze shati, tu n'es pas catholique, ce n'est pas catholique. Ibintu ukoze ntabwo wabyamamaza, ni amanyanga, ni amafifi, ni ibintu byawe wihereranye, ntibikwiye vraiment, ntibikwiye kujya ku mugaragaro, ntabwo biteye ishema. Imana ni katolike kubera ko Imana ni umukiza, ni umuremyi wa bose. Katolike bose, aho mvuga katolike bose kandi gifite umurongo. Urugero, Imana ni umuremyi wa bose. Yezu Kristo yameneye bose amaraso. Mu yandi magambo, iby'Imana yarabyujuje kuri bose, hakaba hasigaye uruhare rwa muntu kugira ngo tugende twibuganizamo, twakira iby'Imana noneho byatanzwe kuri bose. None ikindi cyerekana katolike, ni ukuvuga ikintu gifite umurongo usobanutse. Ntabwo umwe aza ngo akore ubufindo bwe, agire gute. Urugero, ngo ninjya guhimbaza misa mvuge ngo
Emipro yanyambuye amafaranga, ubu ngiye gushaka amasomo aho aramubwira mutobe rwose mugaragure. Oya, ntabwo umuntu akora ibijyanye n'ubukirigitwa bwe, umuntu ukirigite aseke. Dukora ibiri mu murongo wa kiliziya. Donc Dieu est harmonie, voilà. Biri mu ntangiriro. Imana yitegereje byose isanga bitondetse neza, isanga ni byiza. Mu ntangiriro umutwe wa mbere, ibyo rwose guhera ku murongo ndumva wa 20 urabibona buryo Imana yitegereje byose isanga l'harmonie. Hari uwanditse igitabo cyitwa l'harmonie créatrice muri filozofi, uburyo byose bitondetse neza. Hari na Zaburi ya 8 ivuga ngo iyo nitegereje ijuru n'isi, nkareba inyenyeri wahatendetse, nkareba inyanja ibyogoga mu mazi, yewe nkareba n'abantu uburyo bameze, ndavuga ngo mwene muntu ni iki ngo ube wamwibuka. Zaburi ya 8 bivuze ngo hari uburyo ubona ibyaremwe mu buryo bitondetse. Ariko ubundi Emipro wambwira gute ukuntu uko waremwe ugira gutyo ugatera intambwe akaguruka kandi ukagera ahantu ugahindukira ukagaruka nta za buro zikurimo, batagiye bafunga n'amabise, ukumva ngo urunamye urahagurutse kandi noneho ntubanza kubitekereza ngo urongeye guhaguruka unama birizana. Usanga ubwacu turi harmoni, ni ukuvuga tujyanisha. Mwavuga ngo wajyanishije. Padi, njya ndeba amarobo, hari amarobo bakoze nko mu maresitora, njya mbibona mu mafilime, ariko natwe mu Rwanda yigeze haza yitwa Sophie. Hari ukuntu bayibwira ngo jyana ibiryo kugira ngo ihindukirire abanza ikabiteka, ikarodinga, ikajya yagera gutya no kugira itereka ikabanza ikabitekerezaho. Ariko twebwe bihita byikora. Za robo nyine abize psychologie bazi icyo bita conditionnement de Pavlov, uburyo ikintu imbwa ushobora no kuyideresa, ariko ntabwo wavuga kuyeduka. Ushobora kuyideresa ukayimenyereza ikintu, wasonika ikagira reaction ikora, ariko wahindura muvoma, wahindura ikibura. Muntu niwe kiremwa cyonyine gishobora kuvuga, twarabibonye nabyo, la dignité de l'homme nicyo kiremwa cyonyine gishobora kuvuga narihe ndihe ndaganahe. Inka nuko wayitoza gute, ntabwo ushobora kuvuga ngo umwana ko amaye ibyatsi byinshi kandi ari mu mpeshyi, reka njye tugenda aribeshya. Bishoboka. Hari icyo bita l'harmonie créatrice, uburyo ibintu bitondetse. Imana yagiye, Papa Francisco yatangaje ibaruwa yitwa Laudato Si, yerekana l'écologie, uburyo ibintu bitondetse, ibyo umuntu hari igihe yiyangiza. Rero katolike bivuga ikintu gifite umurongo, gisobanutse, gitondetse kandi kigenewe bose. Aho usanga niba ari umusaserdoti wize mu Rwanda agera wenda muri Amerika, bagasanga agafasha abaho kandi akabafasha mu muco wabo, mu rurimi rwabo, atazanye za acrobacies, agakorera mu murongo usobanutse. Icyo ni ikintu gikomeye. Vraiment Dieu est catholique. Dieu est catholique, no kwa Imana ntago ari kawo. Imana ntago ari kawo. Imana ntago ari akavuyo. Imana c'est l'harmonie. Niyo mpamvu ahari ubumwe, ahari uguhuza, nahongeze, ahari ubumwe, ahari uguhuza, ahari ukuzuzanya, burya haba hari la catholicité. La catholicité kandi kikagaragarira n'uburyo abepiskopi bagenda basimburana, abapapa, abapadiri mu maparuwasi, ukaza nawe ushyiraho agatafari kawe, ntuze usenya ibyo undi yakoze nk'uko za guverinoma z'isi zisenyana, tugakorera muri la catholicité. Ariko buriya abantu isi yagombye kujya inabona la catholicité no mu buzima bwo kwiha Imana. Wambwira ni hangahe hano ku isi abakobwa 10, 20 babana imyaka 2, 3, 4, 5, 10 batari batwikana bakorana akazi, ariko bagira gutyo ugasanga imiryango y'ababikira barabana imyaka 10, utubazo ntitwabura, ariko duhuye na karagiteri ya buri wese, ariko icy'ingenzi bakagihurira. Icyo nacyo kitwereka uburyo Imana ari katolike, turebye ubuzima bw'abihaye Imana. Wambwira gute ukuntu abapadiri 3, 4 babana, hakitwa uwitwa mukuru, utarwa ngo kuvuga ni mukuru mu myaka necessairement, ugasanga abandi baramwungirije kandi bakubahana, bakuzuzanya, umwe bashinzwe guhaha, undi ashinzwe utunutu kandi atari umugore, aho ugasanga baragerageza umwaka umwe urashize, 2 urashize, 3 bakuzuzanya. Yego simvuze ko hari aho akabazo kataba,
ariko nibura muri rusange hagaragara la catholicité, l'harmonie, uburyo Imana ari injyana inyuze kandi itabusanya. Nibyo Pawulo Mutagatifu avuga ngo Imana ni urumuri kabituye mu rumuri rudahangarwa, muri yo nta mwijima ubamo. Uwo ni Mutagatifu Pawulo intumwa ubivuga. Mbuze la catholicité gifite umurongo kandi kigenewe bose. Ntabwo dusenga twifungiranye hariya ngo misa ni iy'abaki, nyamuneka ngo turi mu byumba, turi mu biki, mufunge hatagira utwinjirana nk'abarimo kuroga cyangwa kugira nabi. Oya, imiryango ifungurwe kereka habaye ikibazo cy'ubuzima, nk'igihe hari ibyorezo, bati nyamuneka bakeya, wenda habe misa nyinshi kugira ngo tubanze dusukure, ariko ubundi nta manyanga. Niba ari umukiro ugenewe bose, ushakashaka Imana ayibone. Navuze l'unité, la catholicité, la sainteté, ngeze kuri l'apostolicité, kuba kiliziya ishingiye ku ntumwa. Nahoze mbivuga ngo Petero urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Ni Yezu Kristo washinze kiliziya kandi ayiragiza Petero. Petero ntago asimbura Kristo, ntago yirukana Kristo, ahagarariye Kristo. Bityo abepiskopi ni abasimbura b'intumwa, kandi mu ntumwa zose uzikuriye ni Petero. Urwo ruhererekane rwarakomeje kugezana n'ubu ngubu kugera kuri Papa Francisco. Ese mwari muzi ko ibyo n'uwa byanditse cyane ari Mutagatifu Ireneo wiriye mu kinyejana cya kabiri, ndetse nawe abifatiye kuri Mutagatifu Policarpe mu nyumvira icyo gihe kera cyane. Ndetse Ireneo akavuga ati ariko se niba turi nk'ahantu barimo kwarura ibiryo, bagenda bahererekanya batonze umurongo, ugafata isahani ukayihereza ugukurikiye mukagenda musereka, abandi baza gushyiraho akarongo gahagitse hariya batageze aho byarurirwa, baba baturutse. Ibyo ni Mutagatifu Irene uvuga ati ibiryo aho biva ni hamwe, twebwe turafata isahani tugahereza kuri shene, ukurikiyeho. Niko avuga. None abandi bagenda bagashyira akarongo gahagitsemo hagati, ibiryo bibageraho gute? Ariko nyine hari aho tugira tuti Nyagasani Yezu n'abatakuzi babeshwaho nawe, nubwo hari igihe baba batabizi. Kuko hari igihe umwana yaba atazi se, ariko hari se wamubyaye. Ntabwo umwana uvuga ati yewe sinzi data, ntibivuga ko isi atigeze abaho, kuko hari igihe tuba bagufi mu bitekerezo, kuva ntazi data ubwo nta wigeze abaho. Arahari ahubwo ntumuzi, ariko washobora kuba akuzi. Ngaho dukomeze. Ubwo cya kibazo ngo ni iyihe kiliziya wamenya ko yashinzwe na Yezu Kristo? Aho uzabona kiliziya irangwa n'ibyo bintu bine: ubusendere bw'ubumwe, ubusendere bw'amasakaramentu, aho uzabona nta kayetape k'ubuzima bwa muntu gasoba kiliziya. Mbese kiliziya iburamo. Ese hose baravuka? Icyo ni ikibazo ubwo nabaza. Hose bafite ifunguro ry'ab'ijuru, nk'uko Yezu yavuze muri Yohana umutwe wa 6 ati utarya umubiri wanjye, utarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntanywe n'amaraso ye, ntazagira ubugingo muri we. Ese hose barakura barakomezwa? Ese hose barivuza? Amasakaramentu yo kwivuza, ugusigwa kw'abarwayi na penitensiya, n'amasakaramentu dusubiza ubuzima twari twatakaje kubera icyaha cyangwa kubera uburwayi, hose baravurwa. Mwibuke ko Mutagatifu Yakobo ari we wavuze ati mwaba mwifitemo umurwayi, nimuhamagaze umukuru wa kiliziya amuvugireho isengesho kandi amusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 5 ngira ngo hose bigenda gutyo, aho uzabisanga ku buryo nta gace ka muntu na kamwe kaburamo kiliziya. Uzavuga uti iyi niyo kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo. Navuze ibintu bine: l'unité, la sainteté, la catholicité et la apostolicité. Hari ikibazo nari kukubaza ariko igisubizo nakibonye. Mu byo uvuze ni ukuvuga ntuzivuga ngo ande hors de l'église ni pas de sali,
ngiye kukubaza ngo ande hors de l'église ni he, ariko nahumvise. Ande hors de l'église ni ahantu hatari inite, hatari apostolicité, hatari hanze hanze ya kiliziya rwose, ahantu hanze ya hatari ibyo kiliziya, ngibyo. hanze ya kiliziya nta mukiro uhari. Ah, Ibyo biri muri Yohana umutwe wa 15. Niba hanze ya kiliziya ahatari ubumwe, ahatari ubutagatifuzwe, ahatari uruhererekane rw'intumwa, ni ukuvuga kuzirikana umukiro, amateka yawo twagejejweho, apostolicité, ahatari harmoni la catholicité, harmoni, hari ukubusanya, hari umwiryana, hari amacakubiri, hari ukucanamo, aho rwose nta mukiro uhari. En dehors de l'unité, en dehors de la catholicité, en dehors de l'apostolicité, en dehors de la sainteté, pas de salut. adosari. Hanze y'ubutagatifu, hanze y'ubumwe, hanze y'ibintu bijyanye bihuje harmoni, kandi hanze y'uruhererekane y'umuco w'ibyiza, icyo bita l'apostolicité, hanze y'uruhererekane rw'ibyiza nta mukiro uhari. Ibyo bigasubiza cya kibazo, ese hazakira gusa ababatijwe? Hazakira gusa ababatijwe? Tuzi ko muri Yohana umutwe wa 3 Yesu avuga ati utazavuka bundi bushya ntazinjira mu ngoma y'ijuru. Ndumva reka tuhasome. Muribuka wa musaza Nikodemu wagiye kureba Yesu, aho Yesu yamubwira ati ndakubwira ukuri koko nta muntu n'umwe ushobora kubona ingoma y'Imana atavutse ubwa kabiri. Ni Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 3. Nikodemu aramubwira ati umuntu ashobora ate kuvuka kandi ashaje? Yashobora se gusubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke? Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri koko umuntu utavutse ku bw'amazi no ku bwa Roho Mutagatifu ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyavutse ku bw'umubiri kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri roho kikaba roho. Ntutangazwe rero nuko nkubwiye ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Batisimu ni ngombwa cyane ku mukiro wacu abantu. Iryo ni ihame, kuko ni ukuvuka bundi bushya mu Mana. Ngiye gusoma rero n'undi murongo ukomeye. Nubwo wabatijwe ntibihagije kwinjira muri katolike warabatijwe ngo wiryamire ngo urambarare uti byararangiye. Bibiliya ntiyivuguruza, ahubwo Bibiliya umurongo wuzuzanya n'undi. Iryo ni ihame. Bibiliya kuko ari ijambo ry'Imana ntiyivuguruza, nta contradiction irimo, ahubwo nanone nta kujomboramo akantu k'akarongo kamwe ngo ugire ngo karahagije gusa, kandi Bibiliya igenda yuzuzanya kuko ni ijambo ry'Imana rikomeje. Reka mbaho urugero abadukurikiye. Ni nk'uko disikuru waba ijambo ry'Imana, ijambo wenda ry'umuyobozi, utavuga ngo ndakuramo kariya ibindi ntacyo bimbwiye. Ariko ni ikigereranyo cya muntu gisanzwe. Mutekereza rero Imana itabasha kuyoba no kutuyobya. Mbuza ko batisima ari ngombwa kugira ngo dukire, ariko nubwo ari ngombwa kugira ngo dukire, ni isakramento rigukomorera, rikwinjiza. Ni nko kwinjira muri portail mu muryango ukaba urinjiye, ariko iyo ugezemo winjiye nawe ugomba kuba urugingo ruzima. Nibyo dusoma mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 11 umurongo wa 6. Reka mpasome. Nuko rero ntawe ushobora kunyura Imana adafite ukwemera, kuko uwemera Imana wese agomba kwemera ko ibaho kandi igahemba abayishakashaka. Kakajambo abayishakashaka, urakomorewe. None se Emi, urakomorewe kwinjira muri sare, uhawe agatiki uri muri sare y'ubukwe. Ntugeramo se biragenda bite? Sabana n'abandi, ukore ibyiza abandi barimo gukora. Ntabwo ari ngo ninjiye ariko ndi ku muryango. Hinjiye se wari winjiye ugiye kumara iki? Baravuga ngo hagarare. Niba ari ukuhagarara ushinzwe umutuzo, nabyo sava nabwo ni umurimo. Niba ari ugusabana n'abandi, niyo mpamvu
Mutagatifu Tomasi wa Aquino wavuze ngo batisimu iratwinjiza. Mutagatifu Tomasi wa Aquino, batisimu ni nk'isakaramento riri kuri porutaye, umuryango mugari. Iyo uhageze ikakubona iragukingurira. Niko Tomasi wa Aquino yavugaga. Yagukingurira ugasangamo isakaramento shefu, isakaramento umutware, ukarisitiya, tabernakuro, ukarisitiya ntagatifu. Bityo ikagutungira ubuzima, ikaguha inema zigutagatifuza, kandi ikaba ifunguro ririmo Yezu Kristo ubwe rwose, umubiri n'amaraso ye, ku buryo iyo umuhawe neza kubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti mubana akaramata. Ntabwo ari inshuti mubana kugeza gupfa, ni inshuti mubana iteka ryose. Nawe rero ukagira akamaro muri kiliziya. Ababatijwe, kubatizwa ni isakaramento ryangombwa ry'umukiro, kuko niryo ridukomorera. Ndetse Mutagatifu Katarina w'i Siena we yaravuze ngo batisimu ni nka konti ufunguriwe mu ijuru. Bavandimwe mudukurikiye, icyo kigereranyo kirakomeye. Konti ya banki, ushobora kuba ufite za miliyoni na miliyoni, wajya kuri banki runaka bati mumbikire aya mafaranga ye, barakubaza bati ufitemo konti hano? Ukavuga uti ntayo. Nubwo waba ufite miliyoni zingana gute, barakubwira ngo banza ufunguzemo konti tubona aho tuyabika. Yego ni menshi, ariko niba udafite konti ntacyo watubwira. Ntabwo wakwensista uvuga uti oya nimuyabike rwose, njye nta konti nshaka hano, ariko nimuyambikire. Barakubwira bati turayabika he? N'abatisimu Mutagatifu Katarina w'i Siena yavuze ngo ni konti dufunguriwe tugenda tubitsaho, ariko ibyiza byayo rero ni konti idafungwa na rimwe. Ni konti itazigira ifungwa, kuko uko umuntu yavuye mu nda ya mama we rimwe risa, akaba yakwigira ikirara akamuhakana ati wambyariraga iki ntukambyare, ariko byararangiye. Ushobora kubihakana kubera kwigira akagarara, ariko byararangiye, ntiwasubira mu nda ya mama, waravutse. N'uwabatijwe muri Kiliziya Gatolika yarundanya akajya kuvangavanga, byararangiye. Byararangiye rwose. Nibashaka abo bidashimisha, nta kibazo, niko kwemera kwanjye, ntibambabarire, nibyo byanditse muri Bibiliya, nta kundi nabigenza, sinareremba ngo nkiremo utuzi. Iyo warabatijwe, ariko bateme trinitaire niyo Yezu yavuze muri Matayo 28:16 kugera ku 20, ngo mugende mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kandi tuzirikana ko Yezu yamaze gatatu mwumva, ku munsi wa gatatu arazuka. Niba nakubatiza mu kukwibiza, Kiliziya irabyemera, nzakwibiza gatatu, ntabwo ari rimwe, kugira ngo uhambanwe na Kristo. Nako mbere na mbere upfane na Kristo, uhambanwe nawe umare gatatu hamwe na Kristo, uzukane nawe ku munsi wa gatatu. Niyo mpamvu ari gatatu. Batisimu ni imwe, ariko uzibiza vuga uti ndakubatiza, ngenda kubatiza ku izina ry'Imana Data, umwirize mwegure, nta mwana wongera umwirize umwegure, na Roho Mutagatifu umwirize umwegure. Aba barabatije. Niba nsutse amazi ku gahanga, ntabwo ari ubwinshi bw'amazi bukiza, cyangwa no gukoresha ikimenyetso Yezu yavuze. Nzagusukaho amazi gatatu, ngenda kubatiza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uvutse bundi bushya, ariko nubwo ufunguriwe konti mu ijuru, iyo konti ugomba kugenda ushyiraho akantu. Iki? Isengesho, ibikorwa byiza by'urukundo n'impuhwe, ubunyangamugayo, kugira ngo yabatisimu ugende uzamura. Mumbabarire, ikigereranyo ngiye gukora ni cya Mutagatifu Katarina w'i Siena. Yabatisimu ugende ugira konti, ku mugani w'imvugo y'abajene ngo konti ibyimbye. Uko rero tugenda ducumura dukora ibyaha, niko tugenda ya konti tuyividura, tubikuza, ku buryo isigarira aho, ariko izina rikaba rikihari. Nubwo wagenda ucumura gute, ntabwo Imana izaguhakana. Twe twahakana Imana, ariko Imana ntizahakana, ntizavuga iki cyane sinigize nk'ibyara, uri uwanjye narakubyaye ariko warananiye. Nubwo uri ikirumbo ariko uri uwanjye. Uri uwanjye. Ni ukuvuga ngo twe twahakana Imana, ariko Imana ntiyaduhakana. Ubwo rero ndakomeje navuga ko batisimu ari ngombwa mu mukiro wacu, ni ngombwa, ariko nubwo ari ngombwa,
ntabwo ari ukugira ngo widamarare ngo nabatijwe byararangiye ubu narakize itike ndayicaranye, ahubwo ugomba kwikuzamo amasezerano y'abatisimu, gukomera ku masezerano y'abatisimu ariyo kwanga icyaha. Muri batisimu dusezerana ibintu bitatu: dusezerana kwanga icyaha, tugasezerana gukurikira Yezu Kristo, tugasezerana kumwamamaza. Tuzereze rero hano hantu kugira ngo tutarambira abantu cyane, aho hari uwavuga ati none se utarabatijwe muri Kiliziya Gatolika, uwahandi se umusilamu, undi se utemera, utazi na Yezu Kristo, uwo se we bite? Aho ntahejwe ku mukiro. Ngiye kuvuga ibintu nitonze. Badi, mbere y'uko uhagera, mu badukurikiye hari uwitwa Siborurema Janvier yagize ati Padiri rwose pe urumve mu bantu bampa courage inspiration mfite kuri Kiliziya ni wowe nyikomoraho hamwe na Roho Mutagatifu, tumenye inyigisho za Kiliziya zimbitse turazikeneye cyane. Turamushimiye ku gitekerezo cye ko yafashijwe akaba bidusangije. Donasi baributsa ati murakoze cyane ku nyigisho nziza mutugezaho buri gihe. Siborurema Janvier, Padiri rwose pe ndagushimiye ku biganiro byose wakoze hamwe na Emipro, byose byaradufashije, tuzabigenderaho mpaka dupfuye. Kiliziya ni imwe ntagatifu Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Turashimiye n'abandi bose turi kumwe, dukomeze bino biganiro, ubutumwa bwiza burimo tubusangize n'abandi. Abatarakora subscribe, ndi kubona tuba turi kumwe n'abantu benshi, ariko mwese mutarasubscribinga ntihagire ugenda adasubscribinze, kandi mu bisharinge no ku bandi kugira ngo tutihererana nyine ibi byiza Padiri bari kudusangiza. Padiri wakomeze. Murakoze cyane abarimo kudutera courage, kudutera imbaraga, n'abandi bose mwatugira inama muti mwamereyore hano mukomeze gutya, muzadusobanurire n'ibi, ariko bakabikora neza twubahana, kuko ntabwo abana b'Imana batukana. Abo turabashimiye bose. Naringiye kuvuga ikintu gikurikira nitonze, aho umuntu yakubaza ababatijwe gusa nibo bazajya mu ijuru, ko mbuze ko batisima ari ngombwa kandi ntasimburwa. None se ubwo abandi baba birangiye? Abantu bose, ngiye kuvuga nitonze, abantu bose bazakurikiza ijwi ryiza, ndagacaho umurongo, ijwi ryiza ry'umutimanama wabo, abantu bose bazakurikiza ijwi ryiza ry'umutimanama wabo, cyangwa se umutimanama wabo mwiza, bakarangwa n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe, bakarangwa n'ubunyangamugayo no kubanirana neza, kabone n'ubwo bazaba batarabatijwe ariko batarahunze batisimu n'ukwemera ku bwabo, babitewe n'ubujiji cyangwa se babitewe no kuba batarabwiwe Yezu Kristo ngo bamumenye, abo rwose bazakira. Ndababwira aho byanditse muri Bibiliya. Ngiye gusubiramo Emipro, aya magambo arakomeye, birakomeye cyane. Abantu batagize amahirwe, wenda batazanagira n'amahirwe yo kubwirwa Yezu Kristo ngo bamumenye, babatizwe, bahabwe amasakaramentu, aya mahirwe ntibayabone. Bariho muri iyi si, nk'ubu twebwe turavuga tuti ibihugu byacu ni iby'ubukristo, ariko hari ibihugu batigeze bamenya Yezu Kristo, binabujijwe kumuvuga, biberaho ku bundi buryo, ariko bakagira umutima mwiza, umutimanama wabo mwiza, bakubaha ikiremwamuntu, bagatabarana, bagafashanya. Ako kantu karakomeye. Bagakomeza kubaho bya kimuntu, by'inyangamugayo. Yewe hakaba naho babwiwe Yezu Kristo ariko bakikomereza mu bujiji, wo mukiro y'ubujiji, icyo bita ignorance invincible muri théologie morale, bakigumira mu bujiji ariko bakabaho neza, babanirana neza. Nabo bazakira nubwo umukiro wabo ugoye, utawankuraja ngo nimwigumire gutyo. Ibyiza umukiro wuzuye kandi mu nzira isobanutse yihuse
ni ukumenya Yezu Kristo, kumukunda, kumukurikira, kumukurikiza no kumwamamaza. Ibi bintu mvuze nizere ko byumvikana. Uko mbivuze mu magambo yitonze, umutimanama mwiza, kubanirana neza, gutabarana, kuba wenda bataragize amahirwe yo kubwirwa Yezu Kristo ngo bamumenye, cyangwa se kuba baramubwiye ariko bakigumira mu bujiji bati uwo ni umuntu usanzwe ntitwari tumuzi, baratubwira iki, twe twibanira neza, bagakomeza kubana neza, mbese bagakomeza kwibera mu bujiji bwabo ntibamumenye. Atari ukuvuga ngo bamupinze bavuga ati turabisobanukiwe turabyumva, uwo uzaba yaramupinze avuga ati baramumbwiye ndasobanukirwa koko ndabyumva ariko ndabyanze, uwo we aba yiheje, aba yiciye, aba yigize igicibwa. Ibyo bene data bita kurimbuka, aba yirimbuye. Ariko wa muntu uzigumira mu bujiji bwe, cyangwa se wa muntu utarabwiwe Yezu Kristo, utarabonye amahirwe arokoka n'uwazabaho, ngiye kubabwira henshi byanditse, ariko reka mbabwire nibura umurongo. Dusome Ivanjili ya Mariko, umutwe wa 9, umurongo wa 38 tugere ku wa 41. Mariko 9, umurongo wa 38 kugera ku wa 41. Undi uzashaka azasome Luka 9, umurongo wa 49 kugera ku wa 50. Yohani abwira Yezu ati ngiye gusoma ndakomanta nyuma, hatagira uvuga ngo hari ibyo mpimbye. Yohani aramubwira ati mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe kandi atadukurikira, turabimubuza kuko atadukurikira. Yezu ati mwibimubuza kuko nabi, utaturwanya wese ari kumwe natwe. Umuntu wese uzabaha ikirahuri cy'amazi yo kunywa bitewe n'uko muri aba Kristo, ndababwira ukuri ntazabura igihembo cye, ntazabura igihembo cye. Hari abagira ngo ni ibihembo by'amafaranga n'isarere n'ibiti. Ni ukuvuga ngo Yohani we yabonye umuntu urimo gukora ibyiza. Yohani yongeraho ngo mu izina rya Yezu, kandi uwo muntu ntiyari azi Yezu. Yabonye umuntu ukora ibyiza, urimo kwirukana roho mbi, ahubwo Yohani ashaka kumuvudukana, kumucyaha ati sigaho, niko ushaka utari umukristo, kutararumenye Kristo, ko atagutoye, kutamukurikiye. Ni nkuko wavuga kutari umukatolike, kutanabatijwe, kutari no mu mafishe ya paruwasi, ninde wakubyaye muri batisimu sha wowe urakora ibyiza nawe. Yohani ati twabimubujije, mwumva ukuntu izi ntumwa zakoraga. Twagiye turamwiyama, turanamwihanangiriza, ahubwo intumwa zari zigiye gucumura ku ruturiye. Umuntu arimo gukora neza, ahubwo bashaka kumukubita. Turabimubuza kuko atadukurikira. Yezu akoze ikintu gikomeye, aramubwira ati no, mwibimubuza. Mu yandi magambo, ariko se uhababwira undi murongo ukomeye kugira ngo mbere yuko mvuga ikintu gikomeye, hari undi murongo ukomeye uvuga uburyo Imana ari nyir'ubutagatifu ikaba n'isoko y'ubutungane, muri Izayi umutwe wa 6 umurongo wa 3. Izayi 6 umurongo wa 3. Uriya muntu wirukanaga roho mbi arimo gukiza abantu abafasha, wenda we yarigambaga ati ndashoboye, cyangwa se ububasha mukura ku bakurambere, burya ndi igihanga, burya ndashoboye. Nyamara ntamenye ko akeza kose ukoze, akantu kose ukoze, burya aba ari akavungukira ku neza y'Imana ushyize mu bikorwa. C'est profond. Ibi birakomeye. Hari isengesho tujya tuvuga y'Eucharistia, interuro y'Eucharistia ivuga ngo Nyagasani, igihe ugororera abatagatifu kubera ibyiza bakoze, burya ni ingabire yawe bwite ubuhaye igihembo. Imana, iyo ngabire niyo abahaye igihembo, ariko ingabire y'Imana. Aya magambo abadukurikiye rwose bagombye gusenga bakatangarira Imana, aho Imana inshyiramo ibyiza byayo, ni ibyayo nabyakira, yangororera ubutagatifu ijuru,
ikampa igihembo kandi ubundi ari ibyayo yagiye ihemba. Mm? Kuko njyewe Padiri Theophile ntago ndi nyir'ubutagatifu ngo mbe ndi isoko y'ubutungane bwose, reka da, oya, Imana niyo nyir'ubutagatifu ikaba n'isoko y'ubutungane bwose. Iyo nigizemo akantu k'urukundo, nubwo nakwigamba ngo nesheje imihigo, nahiguye nahize ndahigura, burya aba ari ya ngabire ya Nyagasani nashyize w'imburamumaro, niko Pawulo yavugaga, nakoze icyo nagombaga gukora, hasingizwa Imana. Bikira Mariya buriya muri Luka mutwe wa mbere baramusingije, Elizabeth aramusingiza ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere, ntusanzwe, urahirwa, urahirwa, waremeye, uri umuhire. Yakanonije, yashyize mu rwego rw'abatagatifu Bikira Mariya atari yapfa. Yaravuze ati urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Mwibuke na wa mugore wahagurutse giturumbuka ati Yezu we, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonyeje, uwo wakubyaye arahirwa nubwo ntamuzi, arahirwa. Ahita ashyirwa mu rwego rw'abahire Bikira Mariya. Bikira Mariya mu bworoshye bwe yavuze ati yego isi yose izanyita umuhire, ariko si uko ndi umuhire nabyihaye, ahubwo ni ingabire y'Imana. Imana yanyihereye iyi depoza muri nge, ndiye nabaye nk'igikoresho Nyagasani. Bityo rero roho yanjye irasingiza Nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye. Donc icyiza dukoze ntabwo twagombye kukinyungutira ngo mbese tukigundire nk'aho ari twe soko y'icyiza na herezo ry'icyiza, ahubwo burya aba ari ingabire ya Nyagasani iturimo, Nyagasani yadepoje muri twe akagenda ayikuza akayigema. Abo bantu rero nabo bazarokoka, abazaba baragize neza. Ako kantu nyine nibutse ko atari iyabo, aba baragize umutimanama mwiza ntabwo ari uwabo, ni utuntu tw'Imana bagiye bashyira mu bikorwa bo batanazi ko ari utw'Imana. Imana ikazavugatisha bashyiraga mu bikorwa. Nari ndwaye uransura, si muri Matayo 25, nari ndwaye urangemurira, nari mfunzwe ngeraho, nari imbohe bigenda gutya. Matayo 25. Oya birya se ko nabikoreshwaga ubu n'uburere bw'ababyeyi, ibyari nakugemuriye se wowe Mana. Wagira ngo n'uburere bw'ababyeyi se, ababyeyi ninde babashyizemo ibyiza wa mwana kugira ngo bakurere neza? Burya ni nge soko y'icyiza, ni nge nyir'ubutagatifu nkaba n'isoko y'ubutungane. Burya ni ingabire zanjye nagendaga mpemba nzamura promoting, wowe ntumenye ko ari nge. Barubujije kutamenya ko ari nge, ariko pfa kuza nawe ngwino sha, ngwino nibura ntabwo wazipfushije ubusa. Nibyo rero hano Yezu ababwira ati uyu murongo urakomeye, mwimubuza gukora neza kuko utaturwanya wese ari kumwe natwe. Ni ukuvuga urimo gukora ibyiza nubwo atari yamenya, burya aba ari kumwe nanjye. Nawe ni katolike mu yandi magambo, kuko ineza yagombye kogera hose. Yezu yongeyeho ikintu gikomeye, emipro, aravuga ati umuntu wese rega uzabaha n'amazi yo kunywa. Amazi ntibayaguraga mu gihe cya Yezu, yabaga ari ubuntu. Umuntu wese uzabaha ikirahuri cy'amazi yo kunywa, ntiyavuze n'ikibindi, ntiyavuze n'ijerekani, yavuze akarahuri. Umuntu uzabaha n'akarahuri k'amazi yo kunywa, abitewe n'uko mwahurikiye, abitewe n'uko mwe muri abakristo, abitewe n'uko muri ab'Imana, mubafungurire. Umuntu uzabaha ikirahuri cy'amazi yo kunywa, yewe ntago azabura igihembo cye. Si Yezu ubivuze? Yego batisimu niyo nzira siri nyayo kugira ngo abantu bagere ku mukiro, ariko n'abo bazashyira mu bikorwa urukundo rw'Imana, wenda by'ubujiji batanayizi, nabo bazarokoka. Ubu rero wasoma no muri Luka 11:23, Yezu haravuga ati utari kumwe nanjye aba andwanya. Abakunda Bibiliya bazagereranye Mariko 9:20. Yezu aravuga ati utaturwanya wese ari kumwe natwe. Urimo gukora ibyiza wese kuri ari kumwe natwe. Kumwe natwe. Ni kiyasime yabize shimi. Naho muri Luka 11:23 ni
utari kumwe nanjye abanyanyagiza, abandwanya, utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Ni diable, diabolos, ni diviseur, ni kareganyi, ni gatanya. Bivuze ngo umuntu urimo gukora neza hariya atazi Yezu aba ari kumwe na Yezu ariko atabizi. Nanone neza nubwo wenda yaba yaripfiriye ariko avuga ati data yitwaga gutya ariko wenda yarapfuye, ntago ahwanyije ibikomere n'umwana uvuga uti data ariho ariko sinamumenye, simuzi. Hano twumve ko batisimu ari ntasimburwa, nubwo n'abariya abo bagira conscience nziza, umutimanama mwiza, nabo batahezwa, ahubwo kiliziya ikomeza iyogezabutumwa kugira ngo nabo bafite agatimanama keza bazagere ku bumenyi bwuzuye bushyitse, bamenye Yezu nyawe, bamenye ko iyo neza ibarimo ari Yezu barimo, ahubwo none rukundo n'impuhwe. No muri Matayo 10:40 Yezu aravuga ati ubakiriye neza ninjye aba yakiriye. Numva aya magambo, umuntu utarabatijwe ariko akabakira neza, ati mureke abagezabutumwa, mureke abavuga Yezu ninjye aba yakiriye. Bakunzi bacu ba Emi Pro Media ndetse no ku ibanga ry'ukwemera, dukurikiye umenya Emi Pro agize ikibazo cya tekinike cyangwa hari cy'umuriro, ariko ndabona agarutse. Twari turimo kuvuga uburyo abo bose batamenye Yezu Kristo nyamara bakaba ngo ubumva ninjye aba yumva, ubahinyura ninjye abahinyura, kandi umpinyuye abahinyuye uwantumye. Bivuze ngo ugiriye neza muntu, uranzwe n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe, wubashye iyogezabutumwa, uwo burya n'igihe atari yamenya Yezu Kristo aba ari mu nzira nziza, kuko aba arimo kubaha ab'Imana. Twakomeza rero iyogezabutumwa kugira ngo n'abo bose batamenye Yezu Kristo bifitiye umutima mwiza bamumenye, noneho bagere mu nzira mu nzira nyayo yizewe y'umukiro. Dufite n'izindi ngero nyinshi cyane muri Bibiliya, yari ifitiye umutima mwiza mu byakozwe n'intumwa, yari ifitiye umutima mwiza ariko atazi Yezu. Ageraho yakira Petero, yakira n'izindi ntumwa, aza kumenya Yezu. Ati yari mwiza ariko ntabwo yari afite umukiro. Muzabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 11 umurongo wa 14. Hari abantu beza bifitiye umutima mwiza ariko bakeneye koko kumenya Yezu byeruye, kugira ngo nabo bagere ku mukiro uhamye. Ndumva twarekeraho, ikiganiro cyabaye kirekire kandi tuzakomeza. Niba nta kindi kibazo Emi Pro wareka tugasoza n'isengesho. Kereka niba muri komanteri hari abagiye ihari nshyashya nyine turagushimiye kuri iri funguro rya Roho ubu tugeneye. Abantu benshi nyine tuba twifitemo ingengabitekerezo, ama-ideoloji nyine cyane cyane kuri izi ngingo zo kwemera, tubifata uko twishakiye kandi bitugiraho ingaruka mbi nyine mu buzima bwa roho no mu buzima bw'ukwemera. Ubu gutya cyane cyane ngenda gushimiye kuko gutya nge mba ndi kwiga ku buntu, kwa ko ndi mukuru ubu mba ndi kubyumva. Kera twabiborukaga kugira ubu ngubu noneho mba ndi konsiya, n'abari badukurikiye. Ikibabaje nuko dusoje bakaba biyongereye, ariko basi ntimugende mudasubscribinze ku ibanga ryo kwemera kugira ngo ubutaha mujye mubona ama notification. Turashaka ko mu gihe gito turaba twujuje nk'ibihumbi nka 50 nibura by'abasabu kuri iyi shene.
tuzabigeraho mugenda musharinga nyine ibiganiro tubagezaho, tuba tubasobanurire. Padi murakoze cyane. Murakoze nanjye ndabashimiye, ukwemera tugusangire, ukwemera kuraryoshye kandi tukagusangira twubahana, kuko burya ijambo ry'Imana ni rigari, amasakaramentu ni magari. Nahoze mbivuga bya bintu bine biranga kiliziya, ntabwo shapitire igezweho ari ukuba twatukana, nagenda nkafata ka extrait nkajomboramo akantu kamwe wenda Emipro yavuze nkagakura muri context yako, nkaza nkakitwaza nkasebanya nkatukana. Urukundo, gufashanya, gutabarana, kuzuzanya, gusenga, kwitagatifuza, ntabwo twabirangije ku buryo twavuga tuti shapitire ikurikiyeho ni ugusebanya, no gutukana, ni uguhararangana. Ibyo nta nubwo kiliziya izigera irangiza kwigisha urukundo, ni ukugeza igihe Yesu azagarukira. Rero twigisha urukundo. Mureke nsozereze kuri iyi baruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugera kwa cumi na gatandatu. Ni harehare ariko mwumva ukuntu uburyo hari n'abandi bakira nyamara wenda bataramenye Yezu Kristo byeruye, batagombye kujya kuzenguruka. Uzi kujya nk'ahantu, aho kugira ngo unyure mu nzira ya bugufi kandi yizewe, ukajya guhobagira ukazenguruka ugata igihe. Ugize amahirwe uhamenya inzira yihuse kandi yizewe irimo umutekano, ariyo batisimu ijyana no kwanga icyaha. Ntabwo ari ukubatizwa ngo bibe birangiye, ugomba gukomeza kwanga icyaha, ugakomeza gukurikira Yezu Kristo, ugakomeza kumukurikiza kandi umwamamaza. Reka rero nsome mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma. Kandi cyangwa babiretse ariko bigira umutima mwiza, bakizwa na Yezu wenyine. Ntabwo bakizwa na bya bindi bemera, bakizwa na Yezu bo wenyine, niwe mukiza. Nuko rero ntacyo uzabona wireguza, wowe muntu uca urubanza uwo uri we wese, kuko yicira undi urubanza uba witsindisha ubwawe, kuko ugenza utyo nawe wowe uzacirwa urubanza. Tuzi ko Imana izacira urubanza abagenza batyo ikurikije ukuri. None se muntu ucira urubanza abaye ukirengagiza ko iteka ku batacogoye mu gukora ikiri icyiza, bashakashaka ikuzo, icyubahiro no kutazapfa. Naho uburakari n'umujinya kubivumbuye ntibumve ukuri, bakayoboka inabi. Murumva aya magambo, hari abantu bazashakashaka icyiza badacogora, ntibamenye ko barimo gushakashakiramo Imana. Nibyo Pawulo Mutagatifu avuga ngo impagarara n'ishavu birakokama buri muntu wese ukora ikibi, uhereye ku Muyahudi ukageza ku Mugereki. Abakora ikibi bo ntibari kumwe n'Imana. Naho ikuzo, icyubahiro n'amahoro kuri buri wese ukora icyiza. Kuko Imana itareba igihagararo cy'abantu. Koko rero abazaba baracumuye nta mategeko bazorama nta mategeko, naho abazaba baracumuye bazi amategeko bazacirwa urubanza bakurikije amategeko. Ni ukuvuga ngo abazaba baracumuye babizi neza ko bari mu cyaha bazorama, naho abazaba bagarukiye Imana bazi uwo bagarukiye bazakira. Kuko abumva amategeko atari bo ntungane ku Mana, ahubwo abakurikiza amategeko nibo bazagirwa intungane. Iyo abanyamahanga bakora ku bwa kamere ibihuje n'amategeko, kandi nyamara batagira amategeko,
kiri mu mutima wacu. Ni ukuvuga Imana iri mu mutima wacu, noneho wamenya Yezu Kristo ukaba useruye ku mugaragaro ibiri mu mutima wawe, Yezu Kristo akagufasha. N'umutima wabo nawo ni intangamugabo hamwe n'imitima ibarwanamo, imwe ishinja indi irengera. Ni ukuvuga n'utarabatijwe, n'utazi Yezu, afite umutimanama umushinja, afite umutimanama utuma agenda yemara igihe yakoze icyiza. Abo rero bazakizwa n'umutimanama wabo, ariko byaba byiza wa mutimanama wabo mwiza Imana igacira urubanza ibyo abantu batahisha bakora rwihishwa. Mu yandi magambo ngo ni Imana izaserura byose ikabishyira ku mugaragaro. Uyu yaranzwe n'umutima mwiza, nubwo yarinjije atazi ko umutima mwiza ari njye awukomoraho. Uyu yaranzwe n'umutima mwiza kandi umuranga anazi ko yawuhawe na Yezu Kristo amwemera. Iri somo ntirisobanutse ko Abanyaroma umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku Amina. Nyagasani, ineza yawe iraduhoreho, ariko kandi natwe amizero yacu agushingireho. Nyagasani abaho umugisha mwese, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.